nira turukundo rwa Kristo wankuye mu mwijima, wankuye mu isayo mbi. Uyu munsi ndaseka, uyu munsi ndishimye, uyu munsi ndanezerewe, uyu munsi mfite umudendezo, uyu munsi n'ibyishimo, uyu munsi ndamwenyura, uyu munsi ndatwenga, uyu munsi ndasimbuka, uyu munsi umutima wanjye wuzuye amahoro, nicyo gihebuje ibindi byose. Uyu munsi niki navuga kirenze kwishimira umukiza. Ndabizi inshuti yanjye uri kunyumva, sinzi aho uhereye, sinzi aho utuye, sinzi aho uzindutse uri, ariko ahantu hose uri mfasha tunezererwe umwami wacu, kuko yatunyuzeho natwe akaturoba akadukuramo, ntiyemere ko natwe dupfapfana, ahubwo akaduha ubugingo buhoraho. Data yabikoze kubw'imbabazi ze, data yabikoze kubw'ubuntu bwe. Nta giciro, nta kiguzi, nta muhuza n'umwe wari kubamo usibye amaraso ya Kristo. Kristo niwe wenyine wakoze ibyo, aduhuza n'Imana. Disi uyu munsi turanezerewe, bambi turishimye, bambi tuguwe neza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndabizi ko hari byinshi byatubabaje, ndabizi ko hari byinshi byaduteye agahinda, ndabizi ko hari byinshi byaduteye umubabaro, ariko uyu munsi turazindutse. Tuzinduwe n'iki muri iki gitondo? Imitima yacu yanezerewe, imitima yacu ifite ibyishimo. Haleluya. Uyu ni umunsi utazongera kubaho, ni umunsi ubayeho rimwe, ni umunsi tutigeze kubona, ariko uyu munsi turawubonye kubw'ineza y'Imana. Turabinezerewe, turabishimira Data kuko ari umutunzi w'imbabazi. Data wagize neza, warakoze kutwiyereka, warakoze kutuzamura ukatuvana aho twari turi ukatugeza ku rundi rwego rushimishije. Uyu munsi tukaba tubasha kuvuga, ariko turabizi neza ko hari abatabibasha. Si uko rero hari igiciro twishyuye, nibyo navuze, si uko hari ikiguzi, si uko hari icyo twatanze, ahubwo n'ubuntu bwawe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Benshi baranezerewe, kabone nubwo hari ababa bafite agahinda, kandi nabo ntitubirengagiza, kuko ni wowe nyiri ihumure, ni wowe utanga ihumure ryose. Ndakwinginze Data kugira ngo unyemerere utange ihumure ku bantu bagize ibyago, babuze abo bakundaga, babuze inshuti zabo, babuze abavandimwe, babuze abo bashakanye, babuze abo babyaye, babuze ababyeyi babo, babuze inshuti mu buzima bwabo. Umunsi bafite umubabaro, bafite agahinda, bari kunyumva muri iki gitondo. Izina ryawe ndabizi neza ko dukwiye kuriramya, mu byiza, mu bibi, mu byishimo no mu gahinda. Twaba tushimye, twaba tubabaye, twaba tuguwe nabi, ndabizi neza ko hari impamvu ituma twishima. Data, iyo mpamvu ni imwe, ni uko waduhaye amahoro mu mutima. Nirata urukundo rw'umukiza, wambereye ibyiringiro. Nzajya nishimira umukiza wanjye kuko yambereye ibyiringiro. Ndanezerewe, ndashima Imana yo mutunzi w'imbabazi, ko uyu munsi yongeye kuduha ihumure ryo mu mitima. Nari ndimo ntekereza disi ku bantu bagize ibyago, bababaye, bafite agahinda, bari kunyumva muri iki gitondo, ariko nibutse ko mu bibi byose turashima, kandi nubwo imitima yacu binaniwe kandi ivunitse ndetse ikomeretse cyane, ariko uyu munsi izina ry'Imana rihabwa icyubahiro ko basi wowe uri kunyumva, wowe utari kunyumva nuko atakiriho, ariko wowe ukiriho ukabasha kunyumva. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro ku bwawe nanjye n'amashimwe dufite, kandi nzi neza ko Kristo ari umutunzi w'imbabazi. Iki gitondo rero tubyutse, iki gitondo tuzindutse, iki gitondo tuhagurutse, tukabasha kubumbura amaso bigakunda,
hari abandi babigerageje biranga, ariko twebweho birakunze. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro kandi data ashyirwe hejuru ya byose kuko ari umwami. Hari abandi rero bari bafite ibirori, baraye mu byishimo iri joro, baraye mu byishimo kubera ko byari amashimwe akomeye, kandi byari amashimwe kubera ko ibyo basengeye igihe kinini byasohoye. Benshi bakoze ubukwe nimugoroba, basore bakoze ubukwe, abakobwa nabo bakoze ubukwe. Uyu munsi tugeze mu gitondo cy'ijoro rya mbere. Namwe aho muri mugubwe neza, ndabizi neza ko mufite ibyishimo n'umunezero. Hari abandi rero nabo bibarutse muri iri joro. Ubu ngubu ni ababyeyi, barashima kubera ko ari ababyeyi. None babaye ababyeyi ba nyabo kubera ko bafite umugisha Imana yabahaye. Ubu ngubu akaba ari byo byishimo kandi nabo bafite. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Hanyuma kandi noneho unyemerere mu kanya tuze kuzamukira rimwe mu isengesho, dushima data ko ari umutunzi w'imbabazi, dushima data ko ari umunyabuntu, we wemeye kubana natwe kandi wemeye kuba tugejeje uyu mwanya. Dushima ni iby'agaciro kuko ntacyo twishyuye twebwe, ahubwo data niwe ubikoze kubw'imbabazi ze n'ubuntu bwe n'urukundo rwe, kandi ntekereza ko ayo mashimwe yose turayasangiye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro ku buzima bwawe, ku buzima bwanjye, kuko ineza y'Imana niyo twongeye kubona. Inshuti yanjye, waramutse neza aho utuye. Data ashimwe ko uri amahoro. Ntekereza ko rero n'umuryango wawe uri amahoro. Ibyabaye byose data arabizi. Agaze cyane inshuti yanjye. Noneho nyemerera tuze gufata aka kanya dusenge, hanyuma tubwire Imana tuti data, twongeye kugaruka imbere y'ubwiza bwawe kuko imitima yacu inezerewe kandi imitima yacu yishimiye ibidasanzwe uyu munsi. Watubereye ibyiringiro, niyo mpamvu imitima yacu inezerewe, niyo mpamvu imitima yacu yishimye. Data, turagushimiye ko uri umutunzi w'imbabazi, tugushimiye kurinda kwawe, tugushimiye kugira neza kwawe. Uyu munsi wongeye kuba turi amahoro, dufite imitima ituje. Twishimiye ko wemeye ko twitwa abana bawe, wemeye ko tuba abakobwa n'abahungu bawe, wemera ko uyu munsi natwe tuba dufite umwanya wo kuvuga, tuba dufite ijambo ryo kuvuga imbere y'imbaga, imbere ya benshi. Iri jambo akaba ari ukuvuga ngo ibyo data yakoze turabishima kuko turi urubyaro rwe. Ndabizi neza ko uyu munsi abatubona n'abatwumva bakwiriye kutubonamo ishusho yawe, ishusho y'ubumana, imvugo y'ubumana, ingendo y'ubumana, imyitwarire nk'iy'ubumana, kubera ko turi abana bawe. By'umwihariko kandi wadukunze urukundo rukomeye, urwatumye umena amaraso ku musaraba i Golgotha. Abasobanukiwe neza, bakamenya neza Imana Data, bazi neza Imana Umwana, bazi neza Imana Umwuka Wera. Duhagaze mu Mana Umwana, yo yemeye kuvuga ngo ndamena amaraso y'igiciro cyinshi kubw'umuntu ugaragaweho icyaha, kubw'umuntu uriho umugayo. Ndemera kumena amaraso y'igiciro kugira ngo uyu muntu akire, azuke, abeho, ntazapfe iteka. Turi mu bihe byo kwitegura, byo kwakira
ibyo batubanjirije bakiriyeho umwuka wera. Wari umunsi bahurana ubusanzwe, uwo munsi nibwo wabatunguye. Ninde wabatunguye? Imana mwuka wera. Ndabizi neza ko benshi bafite ibyifuzo byo gusenga ngo twuzuze umwuka wawe wera. Uduha umwuka wawe wera. Iyo mwuka wera aje anyeganyeza byose ibyari bituboshye, aduhanagura amarira yose twarize, aduha umudendezo muri twe, twuzura umunezero mwinshi w'ibyishimo. Kabone niyo twaba tubabaye, kabone n'ubwo isi yaba itubabaje, kabone n'ubwo isi yaba iduteye agahinda, ariko Imana mwuka wera itura muri twe, ikorera muri twe, igendana natwe. Ndabizi neza ko iyo mwuka wera ari muri twe, turaseka, turishima, tunyura inzira igororotse. Ntabwo tunyura mu nzira y'umwijima, ahubwo tugenda mu nzira igororotse. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Imana Data, Imana ituzi, Imana yaturemye. Uravuga ngo tureme umuntu ase natwe, ariko ibindi byose waravuze ngo habeho. Data, uraturema mu bumana, tugira ishusho nk'iyawe. Niyo mpamvu uyu munsi, isengesho ry'uyu munsi ry'amashimwe no gusaba no kwingingira abandi no gusengera abandi, riravuga ngo tugire ishusho y'Imana, tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Imana umwana wihinduye umuntu, n'undi akaza gusa natwe mu ishusho twaremwemwo. Ndabizi neza ko twifuza kugira ishusho nkawe. Ntiwaremye Shitani, waremye Rusufero. Ageze mu isi, amaze kugoma, ajugunywe mu isi, aje kuba mu isi, gutura mu isi, kuyigendamo n'ubushobozi bwe. Yitwa Shitani, Sekibi, umugome, umwanzi w'ubugingo, umurimbuzi. Arazerera mu isi, yifuza gutura mu mitima y'abantu, akayihindura ubugome, akahindura urugomo. Ariko ndabizi neza ko hari imbaraga za mwuka wera zituyobora, zitsinda kamere. Niyo mpamvu muri iki gitondo dusenze dushima ibyabaye, dushima ko wadukunze, dushima ko wadutoranije, dushima ko twitwa abana bawe. Wowe uri kunyumva muri iki gitondo, nturakakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, urarushye, uragowe, uraremerewe, ubuze amamenero, ubuze ubuturo, ubuze uburuhukiro, urakikoreye ibikuvuna ibitugu n'umutwe, urakibaza ibibazo byinshi udakwiye gusubiza, utabonera ibisubizo. Wabuze umunezero mu mutima wawe, wabuze amahoro mu mutima wawe, wabuze icyakunezeza mu mutima wawe. Byose birakubihira, byose byakuguye nabi. Niyo utambutse wumva ibibazo bikuvangavanze mu mutwe, ukanyura ku kabari ngo wisomere agacupa, ukanyura hariya kuri bare ngo ubanze usome kamwe kagufashe kukwibagiza imibabaro yawe, kayaza ubwonko, kabuturishe. Ariko ndakubwira ko nta mahoro arimo, nabyo ni iby'akanya gato, nabyo ni iby'akanya gato.
ni ibikubabaza gusa, ni ibigutera kwibagirwa akanya gato, noneho mu kanya wasubira muri monde y'isi n'abantu ugasarira kimwe. Nshuti yanjye, uri kunyumva muri iki gitondo, ndabizi neza. Twe turirata urukundo rw'umukiza watubereye ibyiringiro. Twe turirata urukundo rw'umukiza waducunguye. Haleluya, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nawe ndakwinginga ngo wakire Kristo nk'umwami n'umukiza. Ese uri kunyumva? Ese witeguye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data atamujyanye. Ariko iki gitondo nawe ndabizi neza ko wakwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, akayobora intambwe zawe, akayobora inzira zawe, nawe ugatangira kwirata uwo mukiza, ukavuga ngo nanjye ndi umwana mu rugo kwa data, nanjye nguwe neza. Abageze kuri iyi siteji, abageze kuri uru rugero rwiza, abageze kuri iyo esikariye, uyu munsi n'iyi miraba, n'iyi amakuba, n'iyi byago, n'iyi amarira, n'iyi nzara yaza, n'iyi ntambara yaza, n'iyi imvura yagwa nyinshi, n'iyo bahura n'ibikomeye, uzi ukuntu avuga? Aravuga ngo Kristo ndi imbere yawe, Kristo ndi imbere y'ubwiza bwawe, Kristo ndahumurirwa neza, ndahumurirwa neza n'ururembo Siyoni. Nubwo ndi guca mu bibazo, nubwo ndi mu makuba, nubwo ndi mu gahinda, ariko nzi neza ko Kristo uri bugufi bwanjye. Usibye n'uyu munsi, no mu rupfu sinzagenda njyenyine, tuzaba turi kumwe. Umva uwageze ku rugero rwiza rwa Kristo, umva uwageze ku rugero rwiza rwo gusobanukirwa urukundo akundwa n'umukiza wambereye ibyiringiro. Maze nawe wakire Kristo nk'umwami n'umukiza, yinjire mu bugingo bwawe, ayobora intambwe zawe. Mwuka wera, Mwuka wera, ayobora intambwe zawe, ayobora inzira nziza ukwiriye kugenda. Iyo wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, Mwuka w'Imana uri hafi yawe, aba active, agatangira gukorera muri wowe. Wenda uyu munsi ari hafi yawe, hari n'ugakuburira ngo iki si cyiza, kuko kamere muntu yo imusaba gukora ibibi. Ariko Mwuka wera, Imana Umwuka wera iri hafi yawe. Numara kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ukavuga ngo ndakwemeye, mbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, ibyaha byose ndabyanze, nyandukure mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cyo mu ijuru. Nanjye nitwa umwana wawe, ibyo nakoze byose byari bibi, ariko ubu ngubu ndifuza kuba icyaremwe gisha. Kristo Yesu, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Numvisha amagambo yawe meza, umutima wanjye urabyizera, none ngiriye ubuntu kano kanya ko kwemera. Ndatuye n'akanwa kanjye noneho, kuko akanwa katura ibyo umutima wamaze kwemera. N'umunyarwanda niko yavuze, akuzuye umutima gasesekara ku munwa. Kristo, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Uhereye none aha, uyobora intambwe zanjye, kugira ngo mbashe kugendera mu nzira ikwiriye itunganye. Umpe wa mutima wari muri wowe Kristo. Mwuka wera ature muri nge, abe muri nge, atangire kunyobora, kunyigisha, kumenyesha no kushoboza gutsinda. Mbyatuye nizeye ko bibaye uko mbisabye, mu izina rya Yesu, amen. Reka nkusengere inshuti yanjye. Data, ndagushimye kubw'umwana wawe ukize, uzutse, ubayeho nonaha.
nta ruhare twabigizemo kugira ngo twitwe abana bawe n'imbabazi zawe. Twe ntitwagushatse, waradushatse ko twari tuzimiye. Uyu wemeye kukwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, uhereye none aha ikimenyetso cy'amaraso kibe kuri we. Uhereye none aha umutsindire, umuneshereze nk'umwana wawe, ko yamaze kujya mu mubare w'abana bawe. Uwo wacunguye igiciro cyinshi ukamucunguza amaraso yawe, none aha ndasabye ngo umwejeshe ijambo ryawe rikiza, ryeza, ritunganya umutima we were. Nta rubanza gicirwaho none aha, kuko yitwa umwana wawe. Icyubahiro kibi cyawe kuko ubikoze, kuko umushoboje gutera intambwe mu izina rya Yesu, amen. Nshuti yanjye uranyumvishe, kandi umwuka w'Imana abe kuri wowe, abaye activate muri wowe. Ntekereza ko nonaha wisanzure, unezererwe, wishime, urakijijwe, ubonye ubugingo buhoraho. Nta zindi kondisiyo na zimwe ziri bukugore. Utere intambwe ugere hafi yawe, ahantu haba hari urusengero, umva bizera Kristo nk'umwami n'umukiza. Numara kuhagera ubwire pasiteri uti namaze kwatura agakiza muri nge, ndifuza kwiga nkatozwa. Ari nabyo nshaka ko uyu munsi mwese abankurikiye tuza gusengamo. Itorero ryawe, aho usengera hafi yawe, ni ahantu ukwiriye gutorezwa, ukigishwa ijambo ry'Imana, ukigishwa gusenga. Hanyuma ibyo bintu uko ari bibiri bizagufasha. Uzatozwa kumenya ijambo ry'Imana, uzamenya gusenga, uzamenya gutandukanya ibyo mvuze, kandi umwuka w'Imana azakuyobora. Hanyuma umugisha w'Imana ubane nawe, uhure n'umushumba mwiza, uhure n'umushumba uzi kuragira no gutoza neza intama, nawe agutoze. Naho ubundi ubugingo n'ubwawe wamaze kubuhabwa. Iyo tumaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, tuba ibyaremwe bishya, turahinduka. Muri iki gitondo ntabwo nari nzi ko ndi busenge gutyo, umwuka nyoboye gutyo, kubera ko yifuzaga kukurokora, yifuzaga kugukiza. Ndabizi ko igitondo cyose cyaba cyabayeho ku bwawe, uyu munsi wose wabayeho ku bwawe. Nshuti yanjye, ndakwinginze kugira ngo wemere gutera intambwe, wemere kwiga, wemere gutozwa. Ndasaba umwuka w'Imana kugira ngo akuyobore hafi yawe aho hagukwiriye. Udahura na benshi babaye amasega bakakuyobya, kuko ibyo nkubwira, ibyo nkuha, ibyo umwuka mbwira kuguha, ibyo umwuka mbwira kukubwira, siniyobora ubwanjye, nyoborwa na mwuka w'Imana uba muri nge. Niwe ushaka kukwigisha, niwe ushaka kugutoza aho hafi aho utuye. Mu isi tuzaca mu bihe, mu isi tuzaca mu bikomeye, mu isi tuzahura n'ibitugora, mu isi tuzahura n'ibitunaniza. Kenshi iyo benshi bakijijwe bagatera intambwe, bagahindukira, batangira guhura n'ibihe bikomeye, batangira guca mu bihe bikomeye. Kubera iki? Igihe cyose utari mu cyerekezo kimwe n'umwanzi, umugome, shitani, icyo gihe araguhiga. Kuko iyo ugiye kimwe mu murongo umwe nawe, nta bibazo uhura nabyo. Ariko iyo ugiye ku ruhande rwe ukitandukanya nawe, atangira kuguhiga. Utabona imyuka igukurikirana, imyuka y'imbaraga z'umugome, ukagira ngo bya bintu ugiyemo ni bibi. Ndakubwiza ukuri nshuti yanjye, uri mu rugendo rujya mu ijuru, watangiye urugendo rujya mu ijuru. Data agushoboze, data agendane nawe, imbaraga z'Imana zibe kuri wowe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwuka w'Imana abane nawe. Nshuti yanjye uri kunyumva muri iki gitondo, twashimye data ko ari mwiza. Twari dufite abarwayi bari bakomerewe, bababazwaga n'imibiri. Ndabizi umubiri waramubabazaga, uyu munsi ari gushima ko yakize. Ni ikimenyetso, ni igihamya cy'uko n'abarwaye bazakira. Data ahabwa icyubahiro. Wari mu nzu y'imbohe, wari mu buroko, hejuru y'ibyo wakoze ugirirwa imbabazi, urasohoka. Cyangwa se wararenganaga,
data akuramburaho ikiganza cye cy'imbabazi, akwereka umuryango usohoka, urataha. wowe ubwawe ubera abandi ikimenyetso ko nabo bataha. Ikibazo icyakujyanye, icyatumye ujyayo, uyu munsi urinde, wahindutse ku ruhe rugero. Ndabizi neza ko nawe ufite amashimwe. Nshuti yanjye, wagenze urugendo rurerure, urugendo rukomeye, urugendo ruvunanye, urugendo rw'inzara, urugendo rw'umubabaro, urugendo rw'ubupfakazi, urugendo rwo kwigunga, urugendo rw'ubupfubyi, urugendo rw'ubukene. Urwo rugendo wararugenze igihe kirekire. Uyu munsi urazamura amaboko uvuga ngo data naramubonye, yambereye umugabo koko nk'uko yabivuze, yambereye umubyeyi nk'uko yabivuze, yambereye ifunguro, yamaze inzara, yaguhindukiye kimaranzara. Uyu munsi yakubereye ibyishimo, yakubereye umudendezo n'amahoro. Niyo mpamvu ufatanya nanjye gushima ku byo data yadukoreye n'amashimwe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Wahuye n'abarozi barakuroze, ariko muri iki gitondo turiho turasenga. Nyemerera tuganire aya magambo, tuvuge ngo data, nubwo twahuye n'abagome, nubwo twahuye n'abaduhemukiye, nubwo twahuye n'abarozi, nubwo baturoze, uyu munsi turashimye. Ndabizi neza ko ari urugendo rurimo amahwa, rurimo imvune, ariko data akurambura ikiganza. Nshuti yanjye, ubwo wahuye n'abagome, gahura n'abarozi, abantu benshi twabanye mu buzima batweretse urukundo, ariko bari abagome. Abantu tugendana nabo uyu munsi benshi, nawe ubwawe wisuzume utaba umeze nkabo. Hari ubwo tuvuga abantu ukagira ngo twe turi abamarayika, natwe turi abantu. Nawe ubwawe wisuzume. Biragatsindwa. Yesu yavuze amagambo akomeye, adusigira itegeko rishya ngo ndabaha urukundo, mukundane nk'uko nabakunze. Ukunde mwene so niba uvuga ko ukunda Imana, ariko wisuzume inshuti yanjye. Ese nawe ni kuri, cyangwa ugendana n'inshuti yawe ukamubwira amagambo abiri, umuriye andi magambo abiri? Kubera iki? Uramukeka cyangwa ntumukunze? Umva ubuzima aba bantu babayemo, baragenda bakekana, baragenda bishishanya. Nukubwiye ko agukunda, agufite icyo agushakamo, namara kukibona muzarangizanya. Nibwo buzima abantu babayemo. Bandi barahungira mu rusengero, yagera mu rusengero azi ko agiye guhura n'umutambyi, azi ko agiye guhura n'umwigisha, azi ko agiye guhura n'umutoza inzira y'agakiza, bimwe twavuze. Azi neza ko agiye gusengerwa, ati reka njye gusenga. Yagerayo akavuga ati wansengeye, akamwizera, bikarangira uwo yizeye ari we umuhemukiye, ari we umukomerekeje. Muri iki gitondo data yabonye ibikomere abantu bafite mu mitima. Tureke ibikomere by'ibyo kurya. Ibyo kurya n'iby'inda bizatsembwaho. Nubibona ubirye, nubibura wizirika umukanda, ntabwo ari wowe wahisemo gusa gutyo. Ibyo rero ntabwo umwanya wacu uzaba wo gusengera ibyo kurya gusa, ahubwo dukwiye kureba n'ibindi bibazo bigoye abantu. Wahura nabyo ukavuga uti kandi koko ibi twarabisengeye ku cyumweru mu gitondo, twarabisengeye ku wa mbere, twarabisengeye ku wa kabiri, twarabisengeye ku wa gatatu. Ni ibihe nyine? Mwene so mugendana murakundana, ese umunsi wavumbuye ko yakubeshyaga, umutima wawe uzamera gute? Niyo mpamvu uyu munsi umugabo abeshya umugore aramukunda, ejo akamuhemukira, akamuraza ku nkeke, akararamuriza, akaramutera agahinda. Ese uwo wakunda wamuriza? Ese wowe uramutse uhuye n'umuntu ugukunda akabwira ko agukunda bya nyabyo, basi ntiwabonye akanya ko gutuza no kuruhuka no kubona ibyishimo? None niba umubuzemo ibyishimo, niba umubuzemo umunezero, yarakubwiye ko agukunda, ese ubwo koko ari mu rukundo rwa Kristo? Ese koko ahagaze mu murongo w'abana b'Imana? None byarenze urwo rwego, byageze no mu cyo twise inzu y'Imana. Inzu y'Imana, inzu duhuriramo yitiriwe izina ry'Imana, tukayibamo. Wageramo
uzi ngo ugiye kuruhukiramo inzu y'Imana yitiriwe izina ry'Imana benshi bita umuryango, itorera abantu bita umuryango, niho abantu bari gukomerekera. Warangiza umuntu akakubwira ngo ni mu isi, ngo ntaho uzabura, ngo ibyo ntabwo uzabibura, ngo nyine mu gihe turi mu isi ngo ugomba guhura nabyo ukihangana. Inshuti yanjye, ntabwo abantu bihangana ku rugero nyarwo. Umuntu akagukomeretsa bishaka ngo ihangane nyine ngo turi mu isi, byafuma ukabyihorera kumubwira ko mukunda, byafuma ukabyihorera kumubwira ko uyoboye urusengero. Rega ndabizi ko uri kunyumva, uvuga nabi, uteye nabi, urarushya, ariko nawe umutima wawe data yawuhindura. Niba tuvuga urukundo, niba tuganira urukundo, kuko tube mu rukundo rwa Kristo, Yesu azaguha umugisha. Nshuti yanjye, iyo bita kwihanganira ibigeragezo, ibitubabaza, ibituremerera ni iki? Nuko wowe ubwawe uvuga ngo umutima wanjye ugiye gukora icyiza uko byagenda kose, ngiye guhangana no gukora icyiza, icyananiye abandi ngiye kugikora, sinzaba indyarya. Dufite indyarya nyinshi hano mu rusengero, hano mu itsinda, hano muri karitsiye, hano muri sosiyete, hano mu kimina, hano muri korari. Dufite indyarya, ariko wisuzuma ataba ari wowe indyarya. Uvuga ibitari mu mutima wawe, ariko niba uvuga ibiri mu mutima wawe, nturyarye mwene so. Uko biri kose ukamubwiza ukuri, ni wowe uri guhangana n'ibyananiranye, ni wowe uri gukora ibikwiriye. Data kongera imbaraga, ubashe gutsinda ikibi, kabone n'ubwo bashigikira ikinyoma bakagiha imbaraga, amaherezo kizatsindwa. Wowe ntukwiriye gutsindwa. Nshuti yanjye, Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Ibyo bihe byose uri gucamo, uri kunyumva urarwaye, Data kuramburiye ikiganza gikiza, ikiganza cy'imbabazi ze kigukize mu izina rya Yesu. Ntabwo Imana twiringiye, ntabwo Imana Data, ntabwo Imana umubyeyi wacu ikiza malariya ngo inanirwe diyabete, ntabwo ikiza umutwe ngo inanirwe sida, ntikiza ibicurane cyangwa gripe ngo inanirwe kanseri. Ni Imana ikiza ku gihe cyayo ubuzima bwawe, ariko mu isi turarwara, ndetse benshi batuvamo bakagenda. Ibyo ntabwo twabyirenza, ariko ukwiye kumenya ko Data ari kumwe nawe, no mu rupfu muzagendana. Ariko nanone ndakubwira ngo nshuti yanjye, humura, nonaha Data arakuramburira ikiganza, nawe woroherwe ukire, kuko azi uburibwe uri gucamo. Ndabizi kubayo mu mibereho mibi. Wowe uri kunyumva, uri umukobwa wagumiwe, wabaye umugani, wabaye iciro ry'imigani. Ntago nonaha ngiye kukurambura ikiganza, nonaha ndategeka mu izina rya Yesu Kristo, wakira igitangaza ku buzima bwawe. Nawe umunsi umwe umutima wawe uzatuze. Ntugahungire mu rusengero kubera ko byakuyobeye wumva ushaka umugabo. Ntukajye mu butayu kubera ko byakuyobeye wumva ushaka umugabo cyangwa umugore. Ntimugakunde Yesu kubera umugati, ahubwo muzamukunde ngo naba ndiho, naba mpfa, Yesu ni uwanjye. Uko byagenda kose, uriho mu mibereho mibi, nawe umugabo yaragutaye, uri n'abana wenyine, uri kwirwariza. Ndabizi ko nibyo byifuzo byinshi twakira, nubwo rimwe na rimwe nanjye numva binteye akababaro, nkumva wamuha uwo mugabo namukubita, ariko afite kwidefanda. Ariko niba ufite uwo muntu uri kunyumva, nawe urabizi neza ko atari byo. Uwo mubyeyi wataye ukamutana abana, akaba ashonje, akaba afite inzara, n'abana bakaba bashonje, uzi n'amagambo wamubwiraga kugira ngo mutere inda. Ese wowe
koko utagira umwuka w'Imana, wowe ntiwagira ubumuntu basi. Yesu akurengere wa mubyeyi we, uri umupfakazi, uri imfubyi, niko hanze bakwita, ariko mu mwuka siko kuri. Data niyo nzira n'ukuri n'ubugingo, niwe utujyana kwa data, tuzajyayo. Ariko nyuma y'ibyo yaravuze ngo ariko rero ni njye mugabo w'abapfakazi, ni njye se w'imfubyi. Ijambo yivugiye ubwe araririnda, arihagararaho. Abandi muri gatanya muhanganye na divorce, kandi murabizi neza ko mwabwiranye ko mukundana. Nimunabona bineciyemo, umwe azasanga undi amusaba imbabazi, amubwira ati mbabare ko nakubeshye ngo ndagukunda. Narakubeshyaga kuko iyo mba nkukunda tuba tukiri kumwe, nako turatandukanye. Erega si ngombwa ko ari waguhemukiye, n'undi uwaza wese wamubwira ko ari wowe uri mu karengane. Nawe tugiye kumureba yatubwira ko ari we warenganye. Niyo mpamvu mukwiye gusabana imbabazi. Mwarabeshyanye, mugasaba n'imiryango imbabazi, natwe mukadusaba imbabazi kuko twarabashigikiye. Igihe cyose urimo, data kugenderere kandi data gusure. Abafite imanza, abari mu matiku y'imiryango, y'umutungo, bari kuryaniramo kandi ejo mwazagenda undi akabisigaramo. Ikibazo wari ibihari ukanyurwa, niba guhuguza uzanabaharire, kuko hari n'igihe bagutanga kugenda n'ubundi bakabisiga. Mwuka w'Imana uri muri twe agendane nawe, kandi uburinzi bw'Imana bube kuri wowe. Mwuka w'Imana ayobora intambwe zawe, kandi data agukomeze. Icyubahiro kibe cy'Imana. Igihugu cyacu data ugihe umugisha, komeze kuduteza intambwe. Twese uhereye ku mukuru w'igihugu tumurikira isi, kuko isi dutegereje mu mucyo uva kuri wowe. Byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.